idutunganyiriza ibibanza byo mu ijuru n'ibyishimo by'iteka. Niwe Mana yacu nziza idutunganyiriza ibibanza byo mu ijuru n'ibyishimo by'iteka. Uyu ni nduva amaraso cyane agahemurwa rwose, agakubitwa ibipfunsi n'inshi byose abyihanganira. Niwe Mana iha imigisha abo yicunguriye, kandi izacira urubanza abayisuzuguye. Niwe Mana iha imigisha abo yicunguriye, kandi izacira urubanza abayisuzuguye. Uyu ni duhamwe n'abagome hagati y'abambuzi, dore afite amahwa mu ruhanga arashinyagurirwa. Niwe Mana y'imyiteka mu ijuru ryera ryose, igahimbazwa n'abera yacunguje amaraso. Oh, niwe Mana y'imyiteka mu ijuru ryera ryose, igahimbazwa n'abera yacunguje amaraso. Uyu ni nde wishwe n'agahinda wuzuye umubabaro, ujashaka imbata za Satani byose abyihanganira. Niwe Mana yacu nziza idutunganyiriza ibibanza byo mu ijuru, oh, n'ibyishimo by'iteka. Ibibanza byo mu ijuru n'ibyishimo by'iteka. Oh, kandi izacira urubanza abayisuzuguye. Niwe Mana iha imigisha abo yicunguriye, kandi izacira urubanza abayisuzuguye. Niwe Mana y'imyiteka mu ijuru ryera ryose, igahimbazwa n'abera uyacunguje amaraso. Igahimbazwa n'abera uyacunguje amaraso. Igahimbazwa n'abera yacunguje amaraso. Haleluya, igahimbazwa n'abera yacunguje amaraso. Haleluya, amaraso. Igahimbazwa n'abera yacunguje amaraso. Yesu avukira i Betelehemu, bamuryamishije mu muvure, n'umunyembabazi nyinshi cyane, ngo kuko yaje ashaka. Yesu avukira
ntazatinda azaza ntazatinda azaza ntazatinda nk'uko yabisezeranye n'abizera azaza ntazatinda azaza ntazatinda wihangane azaza ntazatinda nk'uko yabisezeranye natwe azaza ntazatinda yasize ibyaha byanjye yasize ibyaha byanjye ntangazwa cyane n'imbabazi ze yasize ibyaha byanjye ntangazwa cyane n'imbabazi yangiriye yasize ibyaha byanjye ntangazwa cyane n'imbabazi ze yasize ibyaha byanjye. Murakoze cyane, tubifurije Noheli nziza n'umwaka mwiza muhire. Murakoze, Imana ibahe umugisha.